turabasuje cyane kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikiye aho muri hose nizere ko mukomeje kugubwa neza. Uyu munsi rero murabona ko turi kumwe na Mutoni tumuhaye ikaze, ariko tugiye kumubaza ku kibazo abagore benshi bakunda kugaragarwaho. Umugore yigiye kumurongora kugira ngo aguhe igituba neza, ngo nuko ugomba kuba wamanje kumugurira inzoga za byeri cyangwa za primus cyangwa za mitsingi cyangwa ibiki simbizi ubwoko bwazo. Ese Mutoni ngo kugira ngo abashe kunyara ibyo bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ya murakoze, ibyo bintu baribeshya cyane. Impamvu rero mvuga ko bibeshya, inzoga wenda ikintu navuga ko wenda ahantu yakunganira, iyo nzoga ishobora gutuma imisemburo yawe yihuta cyane, we ubwo bushyuhe wenda bukiyongera, ariko inzoga nta kintu yagufasha muri ubwo buryo bwo kuba wazana amavangingo. Yego. Mbese ko hariho abantu benshi usanga nyine iyo banyweye izo nzoga zituma bashiruka ubwoba, bashiruka, ugasanga no kunyara arimo aranyara kandi yaba atazinyweye ntibibe byamubaho. Ibyo bintu rero ni bya bindi bya myumvire nyine umuntu aba afite yo kumva yuko nanywa inzoga byose biri biboneke, kandi ni ukuri muri kamere muntu aba afite ukuntu asanzwe ateye n'ubundi. Nta hantu rero bihurira n'izo nzoga, gusa ikigufasha ikongerera imisemburo ukaba wagira ubushake bwo kubikora, ariko ayo mavangingo ntabwo wayabona udasanzwe uyafite. Ubwo no kuvuga ngo siyo bayagize ko nzi ko hariho abantu bajya bazinywa kandi ugasanga bari kunyara. Oya, ibyo ngibyo ni kwa kundi ni ya mavangingo y'intuburano aba ari inkari zisanzwe. Yego. None se uwo muntu hari icyo biba bitwaye kuba yanyara ibyo bintu bisanzwe kandi akanyarira umugabo? Oya, inkari zisanzwe ziba zifite itandukanye n'inkari ziri naturere. Oya, kuryoha ku mugabo ni ibintu biroroshye cyane kuyimwe. Ku mugabo utabisobanukiwe ntabwo yamenya ibyo ari byo, ariko ntabwo inkari ziri naturere, amavangingo ari naturere n'amavangingo y'intuburano biratandukanye, kuko impumuro yabyo ntaba ari imwe, kandi nyine urumva ko niba ari inkari bukari zisanzwe, nta inkari ziri naturere ziba ari igitare, ziri naturere ari igitare zifite n'impumuro yayo nziza, ku buryo rwose n'umugabo ashobora kuba yaba amajije kubikora akaba yafata n'icyo kurya akirira nta kibazo, cyangwa se nk'icyumba yabikoreyemo ugasanga gifite impumuro nziza. Ariko za zindi z'intuburano nyine z'izo nzoga umuntu yanyweye, ushobora gusanga icyo cyumba udashobora no kucyinjiramo. Yego. None se buriya nk'umuntu mu buryo bwo kwirwanaho ntiyazikoresha wenda ari nacyo kintu kimufasha? Biriya bintu rero bishobora kukubaho koronike, ukumva yuko nyine nta bundi buryo kuba wabona amavangingo ari uko waba wanyweye iyo nzoga. uri kumva yuko uko byagenda kose icyo kintu impinduka zigomba kubaho. None se buriya nk'umugore ujya ubasha kuba yanywa amazi, ibyo ubivugaho iki? Kuko hariho abagore usanga mbere yuko bajya gukora imibonano mpuzabitsina babanza kunywa amazi, bubavugaho iki? Bimeze biti? Amazi yo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, ku muntu uwo ari we wese, ampurisi ku mugore. Impamvu rero umugore burya ayo mazi ashobora kuyanywa bimufasha kuba izo mpyiko zikora neza, imiyoboro yose y'umubiri wawe ubasha gukora neza rwose, ukaba wakirekura ku buryo rwose waba ufite n'ikintu kikubangamiye muri wowe, ariko kubera ya mazi wanyweye akaba yagufasha kubohoka ku mubiri wawe wose, utitaye ngo naha ni hehe, ni umubiri wawe wose. Amazi ukenerwa ahantu hose, ni ukuvuga ngo bivuze ngo ayo mazi yo kuba umugore yayanywa ntacyo bitwaye? Iyo nta kibazo. Abagore ubwo banywa amazi? Amazi ni amazi nyine nawe urabyumva, amazi niyo soko y'ubuzima.
ariko hari ikintu njya nkunda kwibaza kandi wenda ushobora kukitugiramo nk'inama. hariho nk'abagore bavuga ngo barumye, ariko mu by'ukuri mu kuma kwabo ugasanga nabo babigizemo uruhare. byibura ntibagerageje nk'izo byeri bagenzi babo bagerageza ngo barebe yuko bapfa no gutubura. Rega buriya no gutubura ni ubwenge. ni ubwenge uzabitubwira umwana mu ishuri, ushobora kumushyira ikayi y'amara imbere ariko akaba atabasha kuyikoperamo. bivuze ngo rero no gukopera ni ubwenge. we n'inama ki wabagira abo bantu nyine batazi gukoresha n'izo nzoga basi byibura ngo bapfe kuzikoresha ngo babashe kuzibyaza umusaruro ku bagabo babo? izo nzoga gusa njyewe namwe numvuga ko bitari byiza kuba wakimenyereza iyo nzoga, ariko nanone aho kugira ngo ubure buri nk'umutware wawe ashobora kukumenyereza ka Primus. buriya ngo ka Primus ngo kaba keza ku bagore, ngo niyo nzoga y'abagore. ako ga Primus akakagutahanira ikaba kire yawe ya buri joro, mu buryo bwo kugira ngo buriya kugira ngo umugabo yifuze wanabikora, kuko umugabo niba akubisaho kumva urumye uko byagenda kose ahita avuga ati ibi bintu ndabirambiwe. ko kugira ngo rero kurambirwe ako ga Primus kahora mu kabati ukajya ugakoresha bikagenda neza. ariko hari ikibazo njya nibaza, nk'ubwo umuntu arifashe agize gute akoresheje iyo Primus, kandi Primus wenda uyikoresheje wari uri ku manywa uryamye nta kibazo cyangwa ugiye kubikora, nka kwa kundi umugabo akenera mu ijoro hagati nabwo urabyuka ukajya kunywa Primus. ya Primus muri make ibiri gukora ihora ikora. Primus ntabwo ipfa gushira mu muntu mu mubiri. Yego. bivuze ngo iyo yayinyweye aragumya akayibika muri we, ku buryo ushaka kuyinywa nka saa 12 za nimugoroba, mukabikora mukaryama bikageza saa 8 z'ijoro ikikurimo iyo Primus. Primus bikurimo yewe bikurimo rwose, kimwe nuko nayo mazi. Rega ibintu byose ni ibintu produit nizo zigize amaproduit niyo agize umubiri w'umuntu. ibintu dukoresha nibyo twebwe dutangaza, kuko niyo nka barakubwira ngo hari ubwatsi ibigenewe bigomba kurya kugira ngo ayo mata aboneke. rero n'umuntu nawe ni uko nguko biba bimeze. ngira ngo rero abadukurikiranamo marabyumva, kubera ko ibyo twebwe tubifuriza bari byinshi. reka tugere ku musozi w'iyi video, hanyuma ugire abantu inama abadukurikiye none ahangaha. inama nagira abo bantu n'ubundi mu buzima busanzwe. gusa nyine namye mvuga ko kunywa inzoga atari cyo kintu cyagufasha. gusa wenda inyunganizi y'iyo nzoga ni uko imisemburo ikora vuba byihuse, ukaba wakiyumvamo icyo gikorwa vuba. ariko ku bijyanye n'amavangingo nta kintu yagufasha rwose. bagore munyaruke murebe utuntu hirya no hino, muganiriza abagore bagenzi babo, mubabwire icyo kibazo mufite, noneho ayo mavangingo uzayabona nk'uko ubishaka udakoresheje izo nzoga. urakoze cyane rero kuba utugejejeho inyigisho yawe y'uyu munsi. ni nziza kandi tugiriye akamaro, ndetse n'abari buyikurikire bakayirangiza irabagirira akamaro. mukomeze kugira ibihe byiza rero mwana mudukurikiye, kandi Imana ikomeze ibarinde umugisha. Bye bye.